murabibona ku mbuga nkoranyambaga, murabibona kuri kamera, murabibona yahageze ameze ate, murashaka kumwumva, mwaramukunze ariko ntimwamusobanukiwe. G-Bruce umeze ate? Meze neza cyane bwana Vincent. Amakuru meze boss. Nza kazana mani on the beat. G-Bruce on the beat. On the beat kaje gute muvande? On the beat ni uko ubusanzwe nyuma ya siporo ikindi kintu nkunda gikurikiraho nkunda umuziki. Wow, tugiye kuganira rero, bagiye kukumenya tuguha ikaze. Ese niki cyatumye ukunda media? Ese mu muryango wawe hari umuntu watumye ukunda media muri rusange, kugira ngo kubera ko ugeze aha ngaha, niki cyatumye muri make ukunda media Club n'itangazamakuru mu rusange? Urakoze cyane, ikibazo ni cyiza cyane. Icyatumye nkunda nahera kuri siporo, cyatumye nkunda siporo ni ibintu ntabwo ari njyewe gusa, no mu muryango wanjye no muri famille hose bakunda siporo. Guhera kuri mada wanjye ajya kureba umupira anantwite, barumva rero ni nka DNA. Ni ibintu nyine na mukuru wanjye ni umukinnyi mu cyiciro cya kabiri akina mu ikipe ya Interforce. Ndumva rero ari ibintu by'umuryango duhuriyeho. Mwawe usubije nk'umunyamakuru, kuba wagera muri iki kigo n'iki cyagushimishije cyangwa se cyakubabaje by'umwihariko Media Club? Reka mere ku kintu cyanshimishije. Ikintu cyanshimishije nuko nungutse inshuti nyinshi cyane, nagiye ngira inshuti nyinshi cyane zagiye zingira inama zikambwira ati ibintu ukora byaza kugeza kuramutse ubishyizemo umuhate cyane, ni ibintu byazangira umusaruro, bakanira motivation cyane. Abantu bashimira cyane umuntu wese wumva ko G-Bruce abikora neza, ndetse numva ko abikora nabi yampa ubusesenguzi, akaba yampa nk'ikintu cyatuma nzamura urwego. Ndamushimira cyane umuntu wese wumva ko G-Bruce abikora neza, ajya mpa ubwunganizi, ndumva bizagenda neza cyane. Yego, uri umunyamakuru wa siporo, havuye mu siporo n'icyo ukunda kurusha siporo, cyangwa se nayahe makipe ufana hano mu Rwanda ndetse no hanze? Navuga ko nyuma ya siporo sinzi niba navuga yuko siporo ari nkunda cyane, mbikunda ari bibiri byombi. Nari nabivuze kare, nkunda siporo n'umuziki. Siporo nubwo ariyo nabanje kunda cyane, umuziki uza nyuma. Ikipe mfana mu Rwanda, mfana suje abantu bose bafana APR, ndi umufana wa PRFC, ariko nanihanganisha abafana ba Kiyovu Sport. Wenda umwaka utaha bizakunda. Hanze nkafana FC Barcelona ndetse na Paris Saint-Germain na Manchester United mu Bwongereza. Ubwo se n'umufanye kubera yatwaye igikombe? Oya, n'ubusanzwe abantu benshi babizi mfana APR cyane rwose, ariko Kiyovu numvaga wenda ubutaha bizakunda. Abafana ba Kiyovu mwihangane cyane. Bavuga ko ufite impano yo kuvuga amakuru udategwa nta gihunga. Nirihe banga ukoresha abanyeshuri batabasha guhagarara imbere y'abanyeshuri bagenzi babo kugira ngo bagire icyo bababwira? Niki wababwira? Ikintu nabwira umuntu waba witinya cyangwa se wumva ko ashaka kujya muri media, mbese nta byacitse. Umuntu umva ko afite impano yo kujya muri media ntago ari ibintu birenze. Nanjye ubwanjye mpagarara kuri podium za Loading Radio, ntago navuga ko nabuze gukotora, narakotoye pe, ariko muri koto zanjye nashatse uburyo nabyaranja ubutaha bikazakunda bikagenda neza. Navuga ko nukuza wowe ugaparticipatinga bigenda neza cyane, n'abantu bagenda baguha motivation birakunda cyane. Ntabwo navuga ni umuntu wese umva afite impano y'ubunyamakuru yaza yabishobora rwose, natwe twifashwamo n'Imana muri byose cyane. Amajwi ntabwo nari kukumva, niba ari uko kamera tutanaza tazari bari hano badafashe, ubwo ngubwo n'ibyanga turakoresha iyi mikoro imwe. Ikindi kibazo, haba hari abantu baguciye intege cyangwa se bakagutera imbaraga, wababwira iki muri rusange? Umuntu navuga waba waranciye intege, umuntu waba waranciye intege wese mu buzima, ntabwo umuntu abura abantu, ntabwo umuntu wese akundwa 100%, ntabwo umuntu wese akundwa, ariko umuntu waba waranciye intege biri mu byatumye nzamura motivation, bikantera courage kuri umuntu. Ahubwo uramutse udafite umuntu uguciye intege ntabwo ibintu ukora byaba biri kugenda neza cyane. Baba bagomba guha bahari, ariko ugashaka uburyo wowe ku buryo bagucamo intege, ugashaka uburyo wabizamura ukabigira nk'urwitwazo kugira ngo ibintu byawe bizamure cyane. Naho umuntu wose waba waranteye motivation, nanjye sinzabatenguha cyane, n'ubundi n'utandahari cyane. G-Bruce ntabwo bazabura ikintu kijyanye n'amakuru rwose. Media y'ubutaha urayibona ute? Abafana bagiye kukubura urababwira iki? Umuntu kamere kuri media ukuntu nyibona, media abantu benshi bakomeje kugenda bavuga bati ese ko tubona abanyamakuru benshi, mumbare kuvuga gukoresha ino jambo, abanyamakuru benshi bazi ibi bintu barimo Media Club babikora neza cyane, ko tubona bagiye kugenda bari muri S6 barimo abantu nka ba Vincent, abantu nka ba Najma, bose nanjye ntisize tugiye kugenda. Ariko navuga ko uburyo aho twagarukirije
undi muntu wese ashatse yakomerezaho. Niyo kuvuga ngo twabambukirije inuza nabo baza bakabikora bakanaturusha. Ntabwo tuvuze ko ari twebwe tuzi gukora media cyane, n'abandi barimo hano cyane barabizi, ahubwo ikintu kibura ni ukwitinyuka nk'uko nabivuze. Natwe ntabwo ari twe turenze cyane, ahubwo hari n'abantu bafite impano bari muri bano bose, ariko babuze ukuntu bazigaragaza. Wenda nitugenda bazabona aho bahera bagaragaza impano yabo, nabo bazamura izina no kuturusha. Tugana ku musozo, muri siporo nk'umunyamakuru wa siporo hari abantu benshi bari kwiyamamariza siporo, harimo undi kubureba ku buhanga bw'ibyuma ari we Bertrand, harimo n'abakobwa babiri bahanganye. Siporo irimo abantu batatu bari kwiyamamaza. Ku ruhande rwawe ninde uri guha amahirwe? Ubuse namuvugara wenda mu mutima wanjye, ariko ntabwo nabura kugira ikintu mbivugaho. Abantu batatu bari kwiyamamaza bose barashoboye kandi bazabigeza kure. Reka merego no ku bakobwa byanashoboka ko haba n'umukobwa pe, ushobora kuba bestie, ushobora kuba nde. Ntabwo bivuze ko umukobwa ataba umuyobozi, yabona umuyobozi cyane, ndetse na Bertrand nawe yamuba, ariko uzaza azashaka uburyo akomereza kuri kuho Thompson Adfa yagejeje, anarebe ko yarenzaho. Ntabwo bivuze ko n'umuntu w'umukobwa yayobora. Reka twaje tubona abasifuzi basayima batorerwa gusifura igikombe cy'isi bigakunda. Why not no muri siporo bitakunda? Bayobora cyane bose, ndabona bashoboye. Uzamuba azabikora kandi neza cyane, bose ndumva bafite amanota angana. Tukurekura kugira ujye mu nshingano zawe, hari icyo waba waduteguriye kugira ngo twumve media, twumve G+ tugiye gusigarana icyacyanga cye, hari icyo waba waduteguriye? Mbere ko mbageze icyo nabateguye, nagira ngo mbanze umfashe umensi uze nk'abantu byibuze nka batatu nihuse cyane. Nta kibazo. Ndasuhuza abantu bose biga 6LF, abantu ba Dani na genge yose, abantu nk'abadifa bose, umuyobozi wa siporo, ndetse abantu benshi cyane batandukanye, abantu nk'aba Bianca ndabasuhuza benshi cyane, abantu nk'aba Clarisse, abantu benshi cyane, abantu bose bumva ko banyishimira cyane bakora ibintu neza, ndabashuje. Mbere yuko rero mbabwira icyo nabagejejeho, nasaba abantu bari kwibagara bakagabanyaho gatoya kugira ngo tubagezeho icyo twabateguriye. Reka nateguye akantu gatoya cyane kagaragaza uburyo siporo ari ihagaze muri uno mwaka muri Remera Protesta. Umuntu wese wumva ushaka kumenya amakuru yaranze umwaka muri siporo nakabateguriye. Reka duhere ku mikino ya football. Ikipe ya Remera Protestant yagiye gukina kuri Nyirakanamba ahagana mu kwezi kwa gatanu. Bakinye imikino ibiri, abahungu batsinda ikigo cya Busanze ibitego 2-0, naho baza gukurwamo na Groupe Scolaire Rubirizi nabo ku bitego 2-0. Abakobwa bo byaje kurangira abakobwa banganije imikino ibiri, aho banganije Nyarugugu igitego 1-1, banganya na Busanze undi mukino ubusa ku busa, baza kuvamo ntako batagize. Mu mikino ya basketball yasojwe hano kuri stade ya Remera Protestant basketball, ikipe ya Senior 6 Senior 5 ifatanyije na Senior 6 baje gutwara igikombe, aho batsinze Senior 3 CD kuno kino tari muri cyonyine amanota 2. Sorry, ikipe ya Senior 3 yitwaye neza cyane, ndagira ngo ntako itagize, twabashimira. Naho tujye muri volleyball, imikino iracyakomeje. Hatiganijwe umukino wa nyuma kuri no munsi buhuze Senior 4 ndetse na Senior 5. Nababwira ko Senior 4 yakomeje kuno mukino isezereye Senior 6, naho Senior 5 yo yageze kuno mukino aho yasezereye ikipe ya Senior 2. Uyu mukino ruraza kuba uteganijwe kuri no munsi. Amakipe yose ariteguye cyane. Senior 4 iri ready gutwara igikombe, ndetse na Senior 5 navuga ko ni ibintu byiza cyane baze kureba no mukino. N'indi mikino yose iracyakomeje, aho bigize imikino ya nyuma za chess ziracyakinwa, n'indi mikino igiye itandukanye. Ndashimira buri wese waba arigize uruhare muri Media Club mu mwaka, ndetse nkashimira buri mufana wanje wese ahari yikomera amashyi rwose avuga ko yabikoze neza cyane. Nanjye ntago nzabura kubereka ko n'ubutaha nzagaruka, ndumva atari umunsi wa nyuma nabangaragaye hano kuri podium ya Loading Radio. Ndamushimira wese cyane, umuntu wese wumva ko yaha motivation journalist G+. Ikintu nasorezaho no kujya ku mbuga nkoranyambaga, ntago birangiye ahangaha. Wajya kuri YouTube channel ni Journalist G+, ubona ibiganiro byinshi, ndetse n'iki ngiki turi gukora kiraza kuba cyagiye mu gihe kiri imbere. Twakoze n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye bya siporo, aho muri buze gusangaho ikiganiro cy'abakinyi bayoboye mu igura n'igurisha ku isi yose muri rusange. Murabisangaho n'ibindi biganiro biracyakomeje. Ntago kwa Journalist G+ amakuru arangiriye aha, muzajya mubisangaho kuri Journalist G+, cyangwa ujye kuri Facebook wandikaho Journalist G+ on the beat, unyandikire umbwire icyo wumva twazagaruka mu kiganiro cy'ubutaha. Murakoze cyane, ndabashimiye. Hasta la vista, ciao ciao.